Igihe cyose imico n'imyitwarire ugaragaza muri sosiyete bigaragaza uruhande ruherereyemo ndetse n'uwuriwe. Neza no mu Bukristo niko bimeze. Uko witwara muri sosiyete bigaragaza neza yuko uri umukristo nyakuri cyangwa uri umukristo w'icyitiriro. Bibiliya nicyo gitabo cyonyine gishobora kuduha itandukaniro ry'aba bantu babiri, umuntu wa kamere ndetse n'umuntu w'umwuka. Abagalatiya 5:22. Ariko imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ibi bitugaragariza neza imyitwarire y'umukristo nyakuri. Igihabanye n'ibyo, hano ku murongo wa 19 mu Bagalatiya 5 nanone hagaragaza ibitandukanye cyane n'ibyo. Hagaragaza imyitwarire y'umukristo utari nyakuri. Wa 19, dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke no gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nabibabwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Nshuti muvandimwe, ibanga ryo kwera imbuto za mwuka nta rindi, ni ukwakira Mwuka Wera akaza akakubera umugenga w'ubuzima bwawe. Ibyo nibyo nkwifurize mu izina rya Yesu.